Itangiriro igice cya 7. Uwiteka abwira Nowa ati: injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. Kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi, iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka imutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira, no mu zizira, no mu nyoni n'ibisiga, no mu bikururuka hasi byose, 2 birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore, uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2, ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose. Birinjira bisanga Nowa mu nkuge, 2 mu bifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose, uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo. Umwuzure umara iminsi 40, amazi aragwira aterura ya nkuge ishyirwa hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane, arushaho kugwira cyane mu isi, ya nkuge ireremba ku mazi. Amazi arushaho gukwira cyane mu isi, imisozi miremire yose yo munsi y'ijuru ryose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15, imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Mukunzi w'iyi gahunda ya Dusome Bibiliya, igice cya 7 cy'Itangiriro kitwereka ko Nowa yari afite imibereho iteye ite ugeranije nabo mu gihe cye. Ikibazo cya 2, inkuge yarokokeyemo abantu bangana iki? Ikibazo cya 3, imvura y'umwuzure ivugwa muri iki gice yaguye mu minsi ingahe? Ikibazo cya nyuma, mbese amazi yamaze iminsi ingana gute adendeje ku isi? Murarikiye gukomeza gukurikira ibice bizakurikiraho muri gahunda nziza ya Dusome Bibiliya.